Mbahaye ikaze inshuti bakunzi bacu mwese aho muri hatandukanye, abantu mudukurikirana, abakanze subscribe, abantu muduhamagara mutugira inama, mwese aho muri mbahaye ikaze. Abumva ururimi rw'ikinyarwanda mwese aho muri kwisi hose hatandukanye, abari mu Rwanda, i Bugande, Nairobi, muri Congo, mu mahanga ya kure, muri Canada, muri Amerika, mwese mbahaye ikaze muri kino kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Hanyuma uyu munsi kuwa gatandatu mbyutse mu gitondo mbona inkuru yasakaye ahantu hose. Ni inkuru y'ifungwa rya ministère, ntago ari urusengero, tumaze tubyumve neza, ntago ari urusengero, ahubwo ni ministère iyoborwa n'umudamu witwa Julienne Kabanda, Pastor Julienne Kabanda. Akaba yarafite ministère ikomeye cyane, ikomeye ifasha abantu benshi mu by'umwuka. Abantu benshi bakurikiranaga mu minsi ishize yakoze igitaramo cyamaze iminsi 5 muri Kigali Arena. Julienne Kabanda ni umuntu ufite profile iri hejuru muri gospel mu Rwanda. Hanyuma uyu munsi mu gitondo RGB yafashe umwanzuro yo gufunga cyangwa se guhagarika icyangombwa cyiwe. Ntago ari ugufunga urusengero, ahubwo no guhagarika icyangombwa cyiwe. Hanyuma mu itangazo RGB mu mabarire yashyize kuri social media zayo, yavuze ngo kuri uyu Kigali kuwa 10 Gicurasi 2025 urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB ruramenyesha abantu bose ko rwambuye icyemezo cy'ubuzima gatozi Grace Room nka ministeria cyangwa ministry ihuriwemo n'indi miryango kubera kutubahiriza ibikubiye mu itegeko rigena imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere. Grace Room yakunze gukora ibikorwa bijyanye no gusenga bikaba bihabanye n'ibikorwa ndetse n'intego z'iyi ministère nk'uko bigaragara mu mategeko shingiro yayo. Imiryango yose yanditswe muri RGB isabwa gukora ibikorwa bijyanye n'intego zayo kandi ikagenzura neza ko ibikorwa byayo byose bijyanye n'intego nyamukuru yagaragajwe mu gihe cy'iyandikwa. Gukora ibikorwa binyuranye n'ibyasabiwe uburenganzira bituma hafatwa ibihano byo mu rwego rw'ubutegetsi, harimo no kwamburwa icyangombwa cy'iyandikwa cyangwa cy'ubuzima gatozi igihe bibaye ngombwa. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ruributsa imiryango yose ishingiye ku myemerere ko igomba guha agaciro icyangombwa cy'ubuzima gatozi yahawe no gukurikiza ibiteganywa n'itegeko ndetse n'amabwiriza bigenga iyi miryango. Igikorwa cyo kugenzura ko amategeko n'amabwiriza byubahirizwa kizakomeza mu rwego rwo guteza imbere umuco wo kubazwa inshingano no gukurikiza amategeko mu miryango ishingiye ku myemerere. Nk'uko mubyumvise muri no tangazo, Grace Room Ministry yafunzwe kubera ko isenga cyangwa se ko ikora ibikorwa byo gusenga, kandi mu kwandikisha uyu muryango ibyo bintu bitari birimo. Donc no kuvuga ngo mu mategeko mu byo bita statut cyangwa se amategeko shingiro y'uyu muryango ntago harimo ko bazajya basenga. None barasenga, rero ibyo ngibyo byatumye RGB ifunga urusengero rwabo cyangwa se ihagarika icyangombwa cyabo cyo gusengeraho cyangwa se cyo gukoreraho. So twashatse kugira ngo dukore analyse cyangwa se tubijyemo deep, tuganire n'abantu batandukanye. Ndashaka kuvugana ku murongo wa telefone n'umusesenguzi n'umushuti wanjye, akaba ari umwe mu bantu basesengura cyangwa se bakurikirana cyane ibintu bya gospel mu Rwanda. Akaba nta wundi ni Daniel Stevenson, n'umushuti wanjye ku murongo wa telefone. Turi kumwe na Daniel Stevenson. Ndagira ngo Daniel udusobanurire cyangwa se ubundi utubwire Grace Room Ministry ni umuryango wakoraga iki, ni umuryango uzwi gute mu Rwanda, ni umuryango ufite reputation mu Rwanda? Apole uramahoro umeze neza? Ndamahoro. Yego. Areka tuganirize n'abanyarwanda cyangwa se n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda. Icyumba cyo hejuru tumva ariko mu kinyarwanda cyitwa ni ministeri ishingiye ku myemerere y'ivugabutumwa yayoborwaga na Pastor Julienne Kabanda. Yari imaze igihe kitari kinini kandi kitari na gitoya mu Rwanda, izwi iriho ikora, ariko cyane wenda nko mu gihe cyo kuba yari boostinze cyane ku buryo imenywa n'ikimenywa bose, ntabwo cyari igihe kinini. Uko nyizi nkanye Grace Room yari
minisiteri yibanda mu bikorwa by'amateraniro ahuriweho n'abantu benshi, gusengera mu materaniro, iminsi itandukanye y'amasengesho, ku indirimbo, kuramya, guhimbaza, ndetse bakagira n'ibikorwa bimwe na bimwe by'ubufasha, ibikorwa bya sosiyale. Nibyo bintu nabonye. Wenda bari bafite gahunda n'intego nyinshi, ariko muzo nge nabonesheje amaso yanjye n'ubwonko bwanjye nize ebyiri. Uyu muryango wari umaze kwigarurira imitima ya benshi, si ya bose, ariko yari imaze kwigarurira imitima ya benshi, kuko aho wakandagiraga byari Grace Room, Julienne Kabanda, aho ukandagiye wari umaze kuba ikimenywa na bose mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, muri East Africa ndetse no hirya yaho, kuko wabonaga no mu bihugu bya diaspora abantu benshi rwose bamaze kumenya iyi Grace Room ku bwa Julienne Kabanda. Urakoze cyane. Hanyuma mu itangazo ryasohowe na RGB, hari ingingo bavuze ko impamvu bafunzwe iyi minisiteri ni ukubera ko yakunze gukora ibikorwa bijyanye no gusenga, bikaba bihabanye n'ibikorwa ndetse n'intego by'iyi minisiteri nk'uko bigaragara mu mategeko shingiro yayo. Ni ukuvuga ngo amategeko shingiro ya Grace Room cyangwa se ibyo bita stati ntabwo hari harimo ko bazajya basenga, none bakoze ibintu byo gusenga. Iyi mpamvu urayumva gute? Braza, ahangaha turimo turaganiza abantu nk'abanyamakuru cyangwa nk'abasesenguzi. Ni iyi mpamvu ishobora kuba 10 mu mpamvu imwe, bitewe n'imboni ya leta yafashe iki cyemezo cyo kwambura ubuzima. Yambuye n'ikintu gikomeye pole, si no guhagarika, yambuye ubuzima gatozi. No kuvuga ngo Grace Room na Kabanda Julienne yiyongeye mu cyo bita Elayono, yongeye mu cyo bita ntibuka neza cya Gabi na Ernest. No kuvuga ngo n'uwitwa Serafati yambuye n'abandi menshi. Ariko hari ibintu, urabona igihugu cy'u Rwanda gifite imiyoborere n'amahame bigomba gukurikizwa. Ni igihugu gitandukanye n'ibindi bihugu tubamo, bisaba ngo niba itegeko ari itegeko, ni itegeko, urikurikize, n'utarikurikiza ikugonge. Ikintu mbona mu mboni yanjye, hari igihe rimwe na rimwe abarokore dukora ibintu kenshi, rimwe tukabyitirira umwuka wera, hanyuma ariko umwuka wera rimwe na rimwe tukawusimbuza ubwenge. Yego. Ugasanga umwuka wera ujyanye amarangamutima menshi, ariko tukaza kwibagirwa ko ikirere cy'ubwenge gihari, kandi cya kirere cy'ubwenge kitugomba kuduha ishusho y'ubwonko n'amaso n'umutima byo kumenya leta dukoreramo imizite ikunda iki, ishaka iki. Kuba bateranaga bagasenga, mbona bitaba ikibazo. Badahungabanije umutekano w'igihugu n'ibisabwa, ntabwo byaba ikibazo, kuko no muri minisiteri y'ibyo bikorwa harimo no guterana, harimo n'amateraniro. Ahubwo nakwibaza guke, aho bateraniraga bakora amateraniro y'igihe cyose gihoraho, ese hari urusengero rwa Grace Room cyangwa rwa urusengero bakodesha cyangwa inyubako bakodesha? Kandi icyo kintu niba ari inyubako bakodesha, okay, ndabihamya ko nta rusengero rwa Grace Room, nta nyubako y'urusengero ya Grace Room ihari. Niba rero bakoreshaga inyubako ntirano mu buryo bwo kuyikodesha cyangwa kuyitira, icyo gihabanye n'itegeko shingiro RGB yemerera mu madini. Ntabwo yemera ko urusengero rumwe rw'umuryango umwe rw'idini rimwe rufite stati ihurizwamo n'andi masitati abiri. Ntabwo byemewe? Ntabwo byemewe. Okay. No kuvuga ngo niba Church Daniel Savanson afite urusengero, ntabwo mfite urusengero rw'inyubako, ntabwo nemerewe gutiza aya Bapole Church. Tuvuge nko muri Zion, reka dufate nka Zion Temple, ni urusengero wenda rwujuje ibisabwa, ntabwo wenda nka Serafati bafunze nk'uko bitubwiye yatira Zion Temple urusengero ngo ntabwo byemewe. Okay. Hanyuma ahantu Kabanda Julienne yasengeraga cyangwa se bateraniraga, ino Grace Room yateraniraga, ni urusengero rw'indi church? Ni urusengero rw'abandi rwako. Okay.
urumva rero icyo ngicyo gishobora kuba ari cyo barebye, urabona ko n'igihe kimaze kinini badafunga insengero cyari kinini. Icyo gishobora kuba ari impamvu imwe yatuma bahagarikwa, ariko atari uguhagarika kuko bateranaga, ahubwo ari ukutuzuza ibisabwa by'aho bateranira. Icyo kikaba impamvu. Indi mpamvu imwe wari kitubwira indi mpamvu ya kabiri. Indi mpamvu ya kabiri pole mbona habaho ihagarikwa iyamburwa ubuzima gatozi. Leta y'igihugu ni imboni y'abanyarwanda babo cyane cyane, wongereho ngo cyane. Hari ikintu cyari kimaze iminsi kiriho muri Grassroom cyo gukunda guteranira, gukorera amateraniro muri BK Arena. BK Arena kujyamo ntabwo ari byiza se? Ukodeshamo ntabwo ari bibi, ntabwo ari bibi, nta n'icyo bihungabanije ubuzima bw'abaturage, ubuzima bw'abanyarwanda, kuko hari inzego z'umutekano, ni n'ahantu hemerewe gukorera imyidagaduro itandukanye ya gikirisitu cyangwa n'indi yose. Yego. Ariko imboni twibuke ko turi kuvuga ngo ya leta y'u Rwanda. Yego. Niba abantu batangiye iminsi 5 basenze iminsi 5 guhera mu gitondo bakageza saa 6 z'ijoro muri BK Arena, bikaba iminsi 5 muri BK Arena, ni amafaranga yagiye, kuko BK Arena ubwayo ntabwo ujyana amenyo yawe ngo bikunde, ni amafaranga n'ibindi bikorwa byinshi. Noneho iya minsi 5 ayo mafaranga yasohotse muri BK Arena, abo bantu bagiye guterana kuva mu gitondo kugeza saa 5 z'ijoro iminsi 5, u Rwanda rushobora guhita rugaruka muri ya mboni yabo no kureberera b'abanyarwanda, bagatekereza bagashyira mu nyurabwenge z'igihugu ku bw'akamaro bafitiye u Rwanda, bakavuga se ibi bintu bundi bimara iki sosiyete n'ubuzima busanzwe abanyarwanda byo guterana amateraniro. Nta nubwo ari ubwa mbere, no mu mwaka washize ngibwira ko hari n'indi minsi ya Grassroom yateraniyemo hariya. Hanyuma u Rwanda rugatekereza ese ibi bintu bimariye iki gihugu, bimariye iki abanyarwanda? Abantu birirwa hano bakataha nijoro iminsi 5, aya mafaranga ibi bintu ese ntabwo bishobora kugira impact mu banyarwanda bariho ubu, abazaza, cyangwa no ku gihugu? Yego. Ibi ndabivuga nk'umusesenguzi, simbivuga nka leta, nta nubwo bivugira leta, ahubwo ndabivuga nk'umusesenguzi. Ese bamara kureba ko iki kintu gishobora kugira ingaruka mbi, bakibaza ni gute uyu muntu ashobora kuba adafite inyubako? Urumva bamaze kumenya ko aterana, arakodesha, kandi nta nyubako afite, arakodesha, ariko abona imbaraga zimujyana muri BK Arena iminsi 5. Okay, BK Arena ubu kuyikodesha nk'umunsi umwe ni amafaranga angahe ugereranyije kugira ngo dukube 5? miliyoni 50 ku munsi umwe. Umunsi umwe ni miliyoni 50, kuko sare ubwayo ni miliyoni 20, sound ni miliyoni 30. Okay, ubwo umunsi 5 ni miliyoni 250, ushyireho n'ibindi 250, ntushyizeho andi makoste, ntushyizeho ibindi, ntushyizeho abaririmbyi, amazi agomba gukoreshwa, ntushyizeho imyenda, ntushyizeho kandi ni event ya evangelization, ntabwo ari event ya business. Tuvuge wenda niba Nkambonyi yakozemo konseri akishyuza abantu, iyo ni business. Niba Bruce Melody akoremo konseri cyangwa se undi muhanzi wese akoremo konseri akishyuza, iyo ni business. Ariko ikindi gikorwa cy'amasengesho cyo gusenga cy'iminsi 5 kigiye kubera muri BK Arena iminsi 5, kwizera ari ubuntu, cyasohoye ayo mafaranga. Okay, tuvuge wenda ko yari afite sponsor, nabyo birashoboka. Yego, byanashoboka. BK Arena ishobora kumusponsoriza, bishobora ko abantu donko abakirisitu bamaze gufatwa na ideology y'amateraniro cyangwa y'umushumba wabo, bakagera ku rwego bamwita mami, bakagera ku rwego bamwita dadi. Biroroshye cyane ko umuntu yafata miliyoni 50 akazitanga, biroroshye ko umuntu yafata miliyoni 100 akazitanga afite ubushobozi, biroroshye ko yafata miliyoni 20, reka mbyite ko ari sponsor. Ariko ni cya kintu turi kureba mu mboni y'ubusesenguzi bwanjye. Ese leta iyo iraza kureba niba ari abaterankunga, hanyuma niba ari abaterankunga, kuko aba baterankunga bari kumutera inkunga mu gikorwa kiri kubera mu nyubako itariye, ahubwo kuki batamubera abaterankunga bamutera inkunga mu kubaka inyubako yazajya akoreramo amateraniro ya Grassroom? Okay, Daniel, dukurikije ibi bibaye, insengero zafunze, Grassroom nayo ifunze, urabona biraza kugira impact kuko
Kabanda Julienne tubyemere n'umuntu wari umaze kugira abantu benshi bamukurikirana, ufite abakristo benshi basengera iwe cyangwa se bajya guteranira iwe, ni iki kiza gukurikira ukurikije wowe nk'umusesenguzi? Harabaho ibintu bibiri ku bakunzi ba Grace Room na Julienne Kabanda. barababara kuko ni nkaho basenyewe, barababara. Ubu bari mu kiriyo, tunabihanganisha aho bari mu mpande zose z'isi. Bari mu gahinda, ntabwo ari kiriyo tuvuge ko bari mu gahinda. Bari mu gahinda, yego, urakoze kunkosora. Bari mu gahinda. Rero aka gahinda barimo reka tubahe pole, nta kindi barenzaho, byo barababaye. Icya kabiri, hari abantu bari batunzwe na Grace Room, yego, avugamo nk'aba ministers bakora imirimo itandukanye mu rusengero, abacuranzi bakora kandi bahembwa, abaririmbyi bakora bahembwa, abashinzwe gahunda zitandukanye zihoraho mu rusengero, abo batakaje akazi, batakaje ubuzima, abo nabo ni izindi ngaruka. Ku bandi nabo batumvaga ibi bintu, bo bari muri celebration, kuko burya ntawe ukundwa n'abantu bose, ntawe wemera ibintu byose kimwe. Hari n'abandi babireberaga bakabikubitira kure, bakavuga bati ibi ni ibiki. Na cyane cyane ko ari ikindi kintu cya gatatu kigeze kugarukara abantu bavugagaho, cyuko nawe mu rusengero rwe cyangwa se mu materaniro ye hari hasigaye harimo ikintu cyo gukubita abantu hasi. Abantu bakigaragura, bagaturufuzi, bagata imyenda, bagahwera. Abantu ntabwo babivugagaho rumwe, bamwe babyitaga ko ari imbaraga z'ahandi hantu. Ariko Daniel, reka ako kantu tukavugeho. Twagiye tubona insengero cyangwa se abapasiteri baza bakabuminga, donc bagakora ibikorwa bikomeye. Twabonye Rugagi, tubonye Julienne Kabanda, twabonye Babaza Rafati n'abandi, ku buryo nyine bagira Bosco Patimosi, Fire, Pastor Fire, Fire bamwibuka, twagiye tubabona Bastani n'abandi, ku buryo baza bagakora ibikorwa nyine, ariko bikaba mu gihe gitoya bakahita bazimira, tukabona ko byari bimeze nk'isosi y'intama, reka mbivuge gutyo. Hakaba n'abandi ubona batangiye gakeya, baba consistent, barakomeza, n'ubu bari kunze urwego rukomeye, ba Gitwaza, ba Mignone n'abandi ba Masasu, ba Rugamba. Ni iki gitera abapasiteri cyangwa se aba bantu baza bakabuminga, bakagira ibikorwa bigaragarira buri wese, hanyuma bagahita babura cyangwa se bagahita bazimira? Ubona impamvu ari iyihe? Hari icyo uvuze cy'ibitangaza bidasobanutse, cyangwa se ibitangaza abantu bavuga ngo ni imbaraga bavanye ahandi hantu. Ubona nk'ibi bintu ni iki cyabirangiza? Ni iki cyatuma bihagarara? Cyangwa se ni iki cyatuma aba bantu baza bakabuminga ariko bakaguma kuri iyo standard, ntibazimire? Urabona iki kintu kirimo ubwenge. Impamvu navuga ebyiri. Impamvu y'aba bantu baza bakamera nk'ibishagari, nk'umuriro waka ariko kazima, ntumere nk'umuriro w'inkwi ngo ugende waka buhoro buhoro nk'aba bashumba bose waruvuze. Aba bashumba bose nubareba guhera kuri ba Faya, ba Rugaryi n'abandi bagiye bubakira cyane cyane ku bintu by'ibitangaza. N'ubuhanuzi rimwe na rimwe burimo ubutubuzi. Noneho ibi bintu ntibirambe, ntihaboneke kubwira abantu ijambo rya Kristo, ntihaboneke kubwira abantu urukundo rw'Imana, ahubwo hakaboneka kubabwira ibitangaza. Muze musarure, muze mubibe, murakubirwa. Noneho hakagarukana bya bintu byo gukubita abantu hasi. Kandi uyu mwuka wo gukubita abantu hasi ukongera ukibaza, ese ibitangaza byose bibaho, abadayimoni bose bakubita abantu hasi? Mu yandi matorero n'insengero batagira umwuka wo kubita abantu hasi, nta badayimoni babamo? Kuki ibyo bitagenda gutyo? Noneho ukagaruka wabijanisha, ugasanga ya matorero yagiye akura akomera nkazo za Bethesda, abo bamasa, usanga bigisha abantu babo ijambo, babaha Bibiliya, bakababwira, bakakuruta ubuhanuzi, bakagira n'inzego z'ubuyobozi zihamye, inzego donc inzego z'ubuyobozi zihoraho. Ndetse nunakurikira aba bantu uzasanga bubakiye ku
ku ireme ry'ubuyobozi bafite administration de l'église kurusha uko bubakiye ku izina ry'umuntu, abitubakiye ku izina ry'umuntu. Ariko abangaba bagiye bakora ibitangaza mu buryo bumwe na bumwe, guhirika abantu, kubakubita hasi. Niyo mpamvu usanga mu banyamadini byarabaye ikintu ngirwaho mpaka, ariko bakabura uko bamwe bakavuga bati ni imyuka mibi, ni imbaraga bacirera, ni ibigira gute na gute. Noneho kukirwanya bikananga, kukirwanya bikanga. Ariko uko bizacika ni gute? Mu buryo bumwe. Urabona ko leta ari igenda bicika. Patmos ntayigihari, Hidimudi ntayigihari, kwa Bosco ho ntayigihari, reba kwa nese urubura ko Grace Room irage. Ukuvuga ngo ibi byo leta niyo izagenda ibikora muri zambo, muri kwa kugirira igihugu abana babo ukamara ko bareberera kure. Iki cyo nta n'ikindi wagikorutse kugira leta ikomeye ireba kure. Ikindi kintu wenda mu buryo buri spiritual, muri spiritual, kugira ngo abantu babe strong mu buryo bw'umwuka, nuko nta kindi abantu bagomba gukera. Abantu nibigisha urukundo rw'Imana, abantu nibivuge Kristo, nibigisha Imana abantu, nibigisha Imana abantu. Ibitangaza byo byabaho bitaba, igitangaza cya mbere ni ukumenya ko Kristo yaducunguye bro. Naho kutunga amafaranga, kugira ibintu byinshi, kujya muri Canada ukajya gutura muri Amerika, ntabwo ari igitangaza. Ibyo n'abantu n'abatizera barabikorerwa, n'abatizera barabigira. Nibigisha abantu iby'ubwami bw'Imana. Iki nicyo gikwiye. Urabona rero kandi iherezo ry'aba bantu ubona ko barangira nabi. Daniel, ndagushimiye cyane. Yego, barangira nabi. Ndagushimiye cyane, ndagushimiye kuko uduhaye ubusesenguzi kandi bwumvikana. Mbibutse ko Grace Room nk'uko bigaragara kuri RGB yavuze ko bazize ko donc bakora ibikorwa byo gusenga kandi mu byangombwa basabye hatarimo kubona ntabwo bazajya basenga. Niba ngo bashaka ko barasabye ko bazajya wenda bafasha abantu, bafasha abapfakazi, ntabwo mbizi. Ndashaka ndaza kureba niba bishoboka ko navugana n'abantu bo muri Grace Room batubwire, ariko nyine bigaragara ko bakora ibihabanye n'ibyo basabiye uburenganzira. Reka ngushimire cyane kandi unsubiriza abanyakigali babwire ko tubakunda tunabakumbuye. Ugira umunsi mwiza. Ikindi kintu cyabaho, hari ikindi kintu kimwe kipale utarasoza. Yego. Hanze ahangaho iyo ibintu byagenze gutya habonekamo na fanatisme ku bantu bakundaga Grace Room, ku bantu bakundaga umushumba Julienne Kabanda. Abantu bamwe bakavuga bati ibi nibi birarangira nabi, birababana. Wapi, iyi ntabwo ari cyo kintu cya mbere kibayeho cyatuma haba ikibazo gikomeye, kuko bwa mbere bahagarika insengero bakirukana, bagahagarika abantu guterana, bagahagarika abantu kugira gute, byaravuzwe. Ibi byabagiye biba muri ADPR byarabaye, ntabwo byatumye abantu bahinduka. Ahubwo abantu nyine nta gishyashya, nta gikuba nyine mu gihugu, ibintu byose biraza bikabaho. Ariko icyo nasorezaho nakomeza umushumba wa Grace Room Kabanda Julienne, nakomeza abakristo bayoboke ba Grace Room n'abakunzi babo. Nyine Imana yo yahamagaye nyir'umurimo, ifite n'ubundi buryo izamukoresha. Urakoze cyane Paul. Urakoze cyane, usuriza abanyakigali kandi ndagushimiye kuri uyu mwanya umuhaye. Ndetse urazi ko twatangiranye uyu murimo ndetse tunakomezanyije. Ndagushimira cyane Daniel. Turanakomeje rwose. Ngira umunsi mwiza. Yego, urakoze cyane. Bye. Yego namwe. Yes, ndamushimiye Daniel rero, Imana imuhe umugisha mwinshi cyane. Ndakomeza kureba ko bikunda vugane n'abandi bantu batandukanye. Mugira umunsi mwiza, bye bye.